harya uribuka umunsi yambwiraga yuko ashaka ko duhura. Kuva nayibona nasinyiyemo kontra y'imyaka 5 kuba ndi kumwe nabo nzamarana nayo imyaka 5 dukorana. Gakondo Real Empire. Ikaze kuri Gakondo Real Empire. Mwakano kanya twakiriye umuhanzi tumusanze muri studio aratangira kwibwira mu buryo bwa gihanzi. Yasmini sinjya giti ngo nange gutigisa udutini mbandi gutigitini ginanize catch reka ubucengure kaba guca amarenga. Ni rap again, iyi ni rap again, ni rap again, ni rap again, let's go. Ni rap again, iyi ni rap again, ni rap again, ni rap again. Rakoze. Amazina yawe yirwa nde? Amazina yanjye nitwa Ishimwe Diane, abazwi nka Yasmini izina ry'ubuhanzi. Tugusanze muri studio uri gukoresha indirimbo. Yego. Watangiye ryari ubuhanzi bwawe? Murakoze, natangiye kwinjira mu muziki 2025. Ari umunyeshuri niga mu kigo cy'urubyiruko, biba ngombwa ko haboneka amarushanwa. Insanganyamatsiko yaragiraga iti garagaza impano yawe. Nanjye mbumwe muri abo banyamahirwe nsindira umwanya wa mbere, bituma mbona na management nkoreramo. Murakoze. Icyo kigo cy'urubyiruko ni icyahehe? Ikigo cy'urubyiruko giherereye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kagano, intara y'Uburengerazuba. Mbere yo kubona management umuziki wawe wari uteye gute? Ntarabona management, nari umuntu utazwi, mbega muri make nari O level, ariko ndizera nashidikanya yuko kugenda njya hejuru cyane biri up. Iyo management amazina yayo yirwa gute? Amazina yayo ni Gakondo Real Empire, studio ikaba yitwa IG Record Studio. Murakoze. Yego. Iyo studio iherereye hehe? Iherereye mu karere ka Nyamasheke, intara y'Uburengerazuba. Wabonye management muzakorana mu gihe kingana gute? Ese ni iki biteze kuri management? Mbere na mbere management n'ababyeyi ndabanza kubashimira cyane. Kuva nayibona nasinyiyemo kontra y'imyaka 5 kuba ndi kumwe nabo nzamarana nayo imyaka 5 dukorana, ndetse niba byiza bikaba karusho izaba yanarenga 5 ibe yaba ni 10 and so on. Ku mpano yawe ubuhanzi, yego, urumva biza kugira umumaro umeze gute? Ku mpano yanjye y'ubuhanzi, cyambere bizanyagura mu buryo bw'imikurire muri muzika, baje kuba natera imbere, bega numva nzaba icyamamare. Wow cyane, natwe twifurije kuzaba icyamamare. Ese muri u Rwanda hari abahanzi benshi cyane, nuhe mwihariko wawe nk'umuhanzi uje guhatana, uje mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, by'umwihariko ukorera mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyamasheke muri Cyangugu? Yego, murakoze. Nk'umwihariko muri muzika nyarwanda, mbere na mbere nkunda muzika nyarwanda cyane. Nanjye winjiye nko muri industry nyarwanda, aba mfite plani zanjye zihariye, ariko icyambere ni ugukora cyane, nkumva ko ibintu bigomba kujya mu buryo nk'uko bikwiye, tukava ku rwego rumwe tukajya ku rundi. Murakoze. Turagushimiye cyane kandi courage. Mbere yuko nsoza, mu Rwanda hari abahanzi ushobora kuba bafatiraho icyitegererezo, muri abo bahanzi ni bande? Ese indirimbo zabo ni izihe? Murakoze. Role model wanjye wa mbere navuga ni Ariel Ways, ndamukunda cyane, aho ari abyumve ko mukunda ndetse mufana cyane. Nk'indirimbo ye nabaririmbiraho agace gatoya, indirimbo yitwa Ntabwo Yanegereza. Let's go. Harya uribuka umunsi yambwiraga yuko ashaka ko duhura, burya twarahuye, nkimukubita amaso numva umutima urankutse, nawe yasaga nk'uwatinya kumbwira, yasaga nk'uwananiwe guhitamo, sinamubeshyera ko atankunze, gusa kugumana ntibyakunze, nicyo bita amahitamo, naramuretse aragenda.
urakoze cyane, indirimbo ni nziza cyane. Ni iki wasaba abagukurikiye, ni iki wasaba abantu muri rusange, abafana bawe bagiye kubona muri industry mbere yuko dusoza, icyo babasaba ni iki? Okay, ikintu cya mbere nabasaba ni ukunshyigikira, ibindi bikazakora Imana. Urakoze cyane kandi twifurije gukora cyane ukagera ku nzozi zawe. Ego namwe murakoze cyane. Murakoze cyane. Iyi ngiyi yari Gakondo Radio Empire.